Guys, mwaramutse neza abantu bagiye bari mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, ndabasuje cyane. Muri iki gitondo tugiye kuganira ku nkuru isa nkaho y'urukundo cyangwa ku nkuru y'urugo. Hari umuntu wambajije ati mbasobanurire ku kibazo kivuga duti ese urukundo n'urugo biratandukanye? Yego, urukundo n'urugo biratandukanye. Urukundo rwakubaka urugo, ariko urugo ngo rwakubaka urukundo. Rero urukundo ntabwo rurangira, urukundo ntabwo rusaza. Urukundo ni ikintu kinini cyane utabona uko kingana. Urukundo mu gihe wumva rwakurangiranye na rwa rugo ntabwo wagira gute warwubaka, kuko urukundo nirwo rwubaka urugo. Urukundo nirwo rwubaka urugo. Iyo urukundo rwarangiye n'urugo buriya ruba rwacumbagiye. Rero urukundo ruba rumeze nk'ikimera giteye mu butayu. Iyo gihora kivomererwa, iyo kibuze amazi gakeya gihita cyuma. Nuko nguko urukundo rugize gute rukoze. Urukundo bisaba ngo ruhore ruvomererwa. Nibona urugo rwawe byanga byakunda ruzagira gute ruzakomera, kuko muri iyi minsi hari ikintu abantu biharaje bagashaka kubaka ingo zabo barebeye kuza abandi. Yes, ushoboye kuzubaka urebeye kuza abandi, ariko nta rugo rumeze nk'urw'abandi rubaho. Buri rugo ruba rufite umwihariko warwo. Rero kandi ikindi cya kabiri, buri wese yaba mwarimu w'urukundo cyangwa yaba mwarimu w'urugo. Uti gute rero? Abantu benshi barabyitiranya urukundo n'urugo. Abagabo benshi bakaba bahashye cyangwa bakoze buri kimwe nyine kireba wenda umugabo, ariko bakibagirwa urukundo. Ntabwo buriya inshingano ziba zuzuye za nyazo aba ari urukundo. Rero urukundo nirwo rugomba kwitabwaho cyane kurusha ibindi byose. Ugasanga abagabo ngo bahashye ngo ageze gute, nyine akagenda akidamararira akagira ngo byose byarangiye. Please, ntabwo byarangiye, ahubwo urukundo kuko ari rwo rugomba kugenderwaho. Ubundi niyo ntego ikomeye, ko iyo muri guteretana, muri ya minsi muri guteretana witwaye neza, zimwe mu nshingano zawe zo gutereta uzubahiriza cyane. Rero ntabwo ziriya nshingano zikwiye kugabanuka, ahubwo zikwiye kwiyongera, kuko iyo mwageze nko mu rugo, ni urugero, iyo abonye ibintu byinshi bisa nkaho bitari kujya ku murongo, utakimuvugisha, utakimwitaho, utakinyuzamo ngo umuzanire utuntu. Abagore bakunda utuntu uba wabazaniye, ukamusekera, ukagenda umwereka urukundo rudasaza rutarangira. Byanga byakunda agufata nk'intwari ye, ariko mu gihe wabisoje ukanga kubyitaho, ukajya witahira nta kantu uzanye, ntaki. Bavandimwe banjye, urukundo rurabagarirwa, kandi nta n'igihe ruzareka kubagarirwa. Nitunasaza tujye tubagarira inkundo zacu, kuko ibyo bituma mukomezanya urukundo rwanyu n'umwashakanye. Rero reka mbabwire ngo iki kiganiro nukomeza kugikunda, tanga komenti, unarayikinge, kandi subscribe kugira ngo dukomeze tubibagezeho. Rero nta rundi rwango, mujye mubaza n'ibindi bibazo najya mbasobanurira, ariko mwite ku rukundo cyangwa mwite ku nkundo zanyu. Utanze abakora n'ikindi kiganiro kigomba kureba umuntu ukunda nubwo we bataba bagukunda, ariko byanga byakunda ukorera urwo rukundo ukazongera ukarubona.
hari igihe umuntu aba yarahuye n'ibikomere, ibyo byose tuzabirebaho, ariko reka ndetse kubicisha amatsiko, tuzareba no ku bikomere by'urukundo. Ugasanga umuntu yakwemera urukundo ariko nyirizina ntabwo yaguhaye ari ukugira ngo nyine ari ibikomere yahuye nabyo kugira ngo yishakire gusa, ashaka nta rukundo afite. Sa rero mugire ibihe byiza. Nibyo koko buri wese yaba mwarimu w'urukundo. Ati gute? Buri wese kubera ko aba yubatse bigiye bitandukanye na mugenzi we, yaba mwarimu w'urukundo. Kandi urukundo rumeze, nta rukundo rugira foromire. Iyo kiba urukundo rugira foromire ko abantu bakundana, byaba bimeze kimwe. Niyo mpamvu bigiye bitandukanye. Gukundana na sheri wanjye bigiye bitandukanye no gukundana na sheri wawe. Buri wese yakubera mwarimu w'urukundo bitewe n'ibyo azi n'inama ushaka akakugira. Muri ubu buzima rero tugasuzugurana mu bintu bijyanye n'urukundo cyangwa n'abubatse ingo, kuko pasi ya mbere ni ukwemera ko hari intambwe wateye, hariyo nateye.